ibitangaza cyangwa se igitangaza bigabanyije mu byiciro bibiri. Icyiciro kimwe ni ibitangaza bibaho ariko ibyo bitangaza bikazahanguka cyangwa se bivuze ngo ibyo bitangaza bikazavaho. Iki ni ikiganiro nyungurabwenge nawe ndi Antonio dos Santos, ndabashimiye. Uyu munsi tuje mu yindi sura nshyashya, tubazaniye umutumirwa kugira ngo mubashe kuganira nawe. Uyu munsi ndamuha interview, ariko nyuma yuko muha interview turaza kumubaza byinshi kuri we, ariko ndaza no kumuha ikiganiro cye. Ikiganiro cye yakise inyurabwenge. Inyurabwenge rero nibyaba ngombwa buri muntu wese araza kwandika muri comments amubaze inyurabwenge icyo ari cyo. Avuga inyurabwenge ku bintu byinshi bitandukanye n'ibihimbano bye. Ni igihimbano cye, nta muntu n'umwe agenda yigana cyangwa se akopera. Uyu munsi rero mube maso, tugiye gukorana ikiganiro cy'iminota mikeya, hanyuma arabasha kubabwira byinshi, arabasha kugerageza gukora ibishoboka ibyo ari byo byose. Mwese nimwabona ari ngombwa, hari ibyo, hari ubumenyi afite bwisumbuye, muze kutubwira muri comments, hanyuma tumushyigikire kugira nawe iyi mpano ye irushaho gutumbagira, igere kure nk'izindi zose. Turabakunda cyane rero, buri munsi duharanira ikintu cyatuma murushaho kunezerwa. Izina ryawe ry'ubuhanzi bakwita nde? Izina rye ry'ubuhanzi banyita Antonio dos Santos. Bamwita Antonio dos Santos. Iryo ni ryo zina akoresha mu bihangano bye. Yitwa aka Antonio dos Santos. Uyu munsi rero niko Antonio dos Santos. Yes. Uyu munsi nakeka aribwo bwa mbere ugeze imbere ya kamera ya AEO TV. Niko bimeze, no bwa mbere mbashije kuba nagera imbere y'iyi kamera ya AEO TV. Yego koko niko bwa mbere ugeze imbere ya kamera ya AEO TV. Uyu munsi rero tuguhamagaye hano nk'umutumirwa kugira ngo utubwire byinshi ku bihangano byawe, ko wagiye ubyita, impamvu, inspiration, aho yaturutse, nuko wiyumva, n'intego zawe, aho ushaka kuva n'aho ushaka kugera. Uraza kutubwira kugira ngo abakunzi ba AEO TV barusheho kugukurikirana, kandi nizera nashidikanya ko ibyishimo byabo bizatuma urushaho kugera kure. None ubundi amazina atari y'ubuhanzi mu buzima bwawe bwite, ubundi amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye bwite usanzwe ni amazina yiswe n'ababyeyi, nitwa Yangireneza Cedric. Iyi witwa Yangireneza Cedric. Hanyuma witwa, batubwiye ko izina ry'ubuhanzi witwa Antonio dos Santos. Yes. None Antonio dos Santos, Yes. yendaga kukubaza kugira ngo uhitemo ibyo zina, kugira ngo witwe Antonio dos Santos, byaturutse kuki? Kugira ngo nitwa Antonio dos Santos, nashatse nyine amazina nakoresha mu kiganiro bikajyana nuko ndimo ndavuga, kuko uvuze ngo Antonio dos Santos urumva ko ari ibintu byiza. Nashatse izina ryiza rivugitse neza ndetse n'izina ridasanzwe, kuko nta mazina agiye numva kenshi numva ndayishimiye. Nta kindi kintu kindi nakurikije, ni uburyo avugitsemo ndetse nuko nayakunze, bituma rero mpitamo kwitwa Antonio dos Santos. Yego, nibyo cyane. Ndabizi neza ko atari ibiganiro gusa, ariko ubundi mu buzima busanzwe nzi ko uri n'umuhanzi w'indirimbo. Nzi ko uri umuhanzi w'indirimbo, icyo cyo ndakizi. Ariko uyu munsi wa none twagutumiye kugira ngo utunyurizeho inyurabwenge yanyu. Turaza kuguha rero umwanya, ndagira ngo umbwirire abafana ba AEO TV aho impano yawe yaturutse, uko ubyumva. Ndakeka ukiri umwana mutoya mu mashuri ari ku rwego rukiri hasi, ariko impano ufite nizera ntashidikanya ko izakugeza kure. Ndagira rero ngohe mu minota 2 uganirize abakunzi ba AEO TV, hanyuma ubabwire uko wiyumva, ubabwire igitekerezo cyaturutse, ubabwire n'intego zawe z'ejo hazaza, kugira ngo turusheho kubashimisha no kubamara amatsiko.
murakoze. aho ngaho rero hari igitekerezo cyaturutse n'uburyo byaje. Ubundi kera nari mfite intumbero yo kuzaba umuhanzi w'indirimbo gusa bisanzwe, nkahimba indirimbo, ariko igihe cyarageze ku kigo nigaho bashyiraho groupe y'abanyamakuru, ubwo nanjye mpita nifuza kuyijoyininga, bisaba ko buri wese ashaka ikiganiro azajya akora. Byabaye ngombwa rero ko nanjye nshaka ikiganiro nzajya nkora, mbona ikiganiro nakora ikiganiro bita inyungurabwenge, ariko n'ubundi mu busanzwe nahimbaga inkuru zigiye zisanzwe, inkuru zivuga ku bantu se, ubuzima bw'abantu, nabwo nagendaga mpimba izo nkuru. Rero icyo gitekerezo cyaturutse nuko numvise iyo club, iyo groupe y'abanyamakuru, numva nanjye nayijoyininga nyijyamo. Iyo groupe rero nyigiyemo nibwo natangiye gukora ikiganiro bita inyungurabwenge, kuko nashakaga ikiganiro gitandukanye n'icy'abandi bari gukora, kuko buri wese yagomba gukora iki. Rero kuba rero nkoresha iri jwi, nakunda gukurikirana ibiganiro bya Ismael Mwanafunzi uko bikurikirana, nkagenda nkunda n'ijwi rye. Ubwo rero nkoze icyo kiganiro sinavuga ngo byaje gutya ngo nararyiganye, ahubwo nakoze icyo kiganiro nanjye numva iryo jwi ari ryo rishe. Wenda niba ari uko nakurikiraga ibyo biganiro bye sinzi, gusa ariko numvishe iryo jwi ari ryo rije rimbangukiye, mpitamo kuba ari ryo nakoresha. Hagati aho rero intumbero yanjye n'ubundi no kuba umunyamakuru, niyo numva ari intumbero yanjye. Rero nasaba abakunzi ba AOTV kudukurikirana, bagakora like, share, bagakora subscribe n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse na comment, kugira ngo bakomeze kudufasha. Nicyo nje nabisabira, nguko rero ko impano yanjye yaje, nguko uko byagenze, kugira ngo nisange nkora icyo kiganiro inyungurabwenge. Murakoze. Yego, nibyo koko icyo kiganiro inyungurabwenge nzi neza ko kizwi n'abantu benshi bagiye batandukanye. None nendaga kukubaza, muri entertainment yo mu Rwanda, cyane cyane mu bahanzi nyarwanda, ni uwuhe muhanzi wumva koko ukunze kandi wumva koko aguha inspiration, ari we ukwinspira kugira ngo urusheho nawe guhanga muri uyu mujyo urimo? Umuntu navuga ubundi nka romodo wanjye mu banyamakuru, n'ubundi nk'uko nabivuze, ni Ismael Mwanafunzi. Mu bahanzi b'indirimbo kera nakundaga umuhanzi bita King James, ariko kuko ngiye mfa na APR menye ko King James afana rero ubwo byaranyafekise, ariko ubundi King James ni mu bahanzi niwe romodo wanjye. Yego. Sawa rero, murakoze cyane. None ukiraho imbere ya kamera nendaga kukubaza, nzi ko ufite inyungurabwenge nyinshi. Uyu munsi ugihagaze aho ngaho, nendaga kugira ngo utubwire inyungurabwenge yawe imwe, izindi turaza kuzikora mu kanya, ariko imwe muri zo nagiraga ngo ube ariyo utunyurizaho ugihagaze aho ngaho. Reka mbanyurizeho inyungurabwenge nakoze n'ubushakashatsi bwanjye ku giti cyanjye nakoze ku bigendanye n'ibitangaza, niyo ngiye kumaza kubanyiriza. Izindi ubwo nazo turaza kuzishyiraho mu kanya. Ndabasuje, nitwa Antonio dos Santos. Ibitangaza cyangwa se igitangaza bigabanyije mu byiciro bibiri. Icyiciro kimwe ni ibitangaza bibaho, ariko ibyo bitangaza bikazahanguka, cyangwa se bivuze ngo ibyo bitangaza bikazavaho. Ikindi cyiciro ni ibitangaza noneho bibaho, ariko nibijye bihanguka bikaguma iteka ryose bigakomeza kwitwa ibitangaza. Noneho reka duhere ku bitangaza bitajya bihanguka. Ibitangaza bitajya bihanguka ni ibitangaza bikorwa n'Imana yonyine. Imana y'ubwayo ikora ibintu twabibona bikadutangaza, byadutangaza tukabyita ibitangaza. Nguko Imana ikora ibitangaza twabibona nyine bigahora ari ibitangaza iteka ryose, kuko nta wundi muntu n'umwe wabasha gukora ibitangaza Imana ikora. Dufashe nk'urugero muri Bibiliya dusangamo ibitangaza bigiye bitandukanye, aho Imana yambukije Abisiraheli n'amaguru bambuka inyanja itukura, aho Imana yabagaburiye manu abenshi bavuga ko ari inyama zaturutse mu ijuru, aho Imana yabayoboje inkingi y'umuriro ndetse n'inkingi y'igicu, n'ibindi bitangaza byinshi Imana yagiye ikora. Ibi ngibi rero ni ibitangaza bitajya bihanguka, kuko nta wundi muntu n'umwe wabasha gukora ibi bitangaza. Icyiciro cya kabiri ni ibitangaza bihanguka. Ibi ni ibitangaza bikorwa n'abantu. Ibi bitangaza umuntu arabikora, cyangwa se umuntu yategura proje ye agakora ikintu twakibona kuko ari gishya tukakibona nk'ibitangaza, ariko mu by'ukuri nyuma y'igihe tukabimenyera, hakaza n'abandi biga gukora bya bintu, cya kindi cyari gitangaza cyakozwe na wa muntu twita tukibona nk'ikintu gisanzwe. Nguko uko ibitangaza bigenda bihanguka. Kugira ngo ubyumve neza umva ibi.
iyo umuntu akoze igitangaza, icyo gitangaza akoze kigatangaza abantu, ari nayo mpamvu bakita igitangaza. Noneho cya gitangaza abantu cyatangaje iyo bize gukora icyo gitangaza, cya gitangaza abantu bacyatangaje iyo bamenye gukora icyo gitangaza, icyo gitangaza ntikiba kikiri igitangaza, ahubwo icyo gitangaza gitaginduka ikintu gisanzwe. Nibyo ubyumvise neza, iyo umuntu akoze igitangaza, icyo gitangaza akoze kigatangaza abantu, ari nayo mpamvu bakita igitangaza. Noneho cya gitangaza abantu cyatangaje bakiga gukora icyo gitangaza, cya gitangaza abantu cyatangaje bamenye gukora icyo gitangaza, icyo gitangaza ntikiba kikiri igitangaza, ahubwo gihinduka ikintu gisanzwe. Kera hari abantu bize gukora amatelefone agezweho, ayo matelefone rero yaragezweho nyine muri icyo gihe bayakozemo, bayitaga Motorola ndetse na za Nokia. Nyuma yaho bize gukora izo Nokia ndetse na Motorola, ari abantu benshi babona n'ubundi bushya bakora izindi telefone zigezweho, aho twaboneye na za smartphone. Ababonye izo telefone za Motorola ndetse na Nokia kera babonye ko ari ibitangaza bibagezeho, ariko nyuma yaho abandi bize gukora cya gitangaza cya Motorola bahise bamenya gukora smartphone, byane twafataga nk'ibitangaza birahinduka, tugira ikindi gitangaza cya smartphone, haza n'izindi. Ibyo bitangaza byose bigenda bihanguka. Nguko uko ibitangaza bikorwa n'abantu bihanguka, ukora ikintu tukakibona nk'igitangaza, abandi bakakiga, bakiga bakamenya gukora icyo kintu, nyuma kigenduka ikintu gisanzwe. Iki ni ikiganiro nyungurabwenge, nawe ndi Antonio dos Santos, ndabashimiye. Ego urakoze cyane rwose, nawe turagushimiye kandi urumva ko birimo pe. Uri umuhanga, turabashimiye. Tuzakomeza rero tubana. Nagiraga ngo usezere mu masegonda atarenze 3 abakunzi ba AEO TV. Mbasezera rero nukubashimira wowe wakurikiye ino video, ndagushimiye, Imana iguhe umugisha.